Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, naho utari wabasha kubikora ariko ukabigiye kubikora nawe bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibeguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Sano Empire ibonye amakuru iyakugezaho mu bambere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye mu makuru ari kuvugwa muri showbiz nyarwanda, tukaba tugiye kugezaho amakuru ari kuvugwa hagati ya The Ben ndetse na Fata ku Mavuta. Murabizi yuko Fata ku Mavuta afungiye imageragere ndetse akaba akurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye, ariko icyo tutari twarabashije kumenya, ese ninde wabashije kuba yatanga ibirego muri RIB. Ibyo ngibyo byose rero nibyo uyu Godfather yabashije kuba yashyira hanze ndetse na bakasuku. Ibyo tutari twamenye, ibi byose nibyo tugiye kuba twakumvira hano muri kino kiganiro. Uyu Godfather ubwo yarari ku rubuga rwe rwa TikTok nk'uko muri kubibona kuri live, nibwo yabashije kuba yavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse agaragaza n'ukuntu ubugome bw'uyu mugabo The Ben, ndetse agaragaza yuko rwose ibintu yakoze bitari bikwiye. Ibyo yagaragaje yuko uyu mugabo Fata ku Mavuta yasabye imbabazi rwihishwa ndetse ntawe ubashije kubimenya. Uyu mugabo Fata ku Mavuta yasabye imbabazi uyu The Ben, arangije ndetse na manager wiwe Muyoboke abasaba imbabazi batari bafata umwanzuro, urukiko rutari rwafata umwanzuro ngo asabe imbabazi byibuze barebe yuko ikirego cyava mu nkiko, ubundi ngo babarirwe abe yataha. Uyu The Ben aravuga ngo nasabe imbabazi yandika, kandi urukiko rwari ruri gushaka yuko rwose haboneka ibyo bimenyetso, kuko atari kubasha kuba yakishinja icyo cyaha, kuko urukiko rwo rwari guhita rubona yuko nyine ibyo byaha ari ibyanyabyo yabikoze, agomba kuba yabihanirwa. Ariko yaza kubabarirwa mbere yuko ubushinjacyaha buza gufata umwanzuro yuko agomba gukatirwa, yari kuba yababarirwa. Icyatangaje abantu rero ntabwo ari icyo ngicyo. Icyatangaje abantu nuko abantu bose bikozaga kuri iki kibazo, nta muntu wabashaga kuba yamenya yuko uyu The Ben ndetse na Muyoboke aribo bashobora kuba babiri inyuma kuba uyu Fata ku Mavuta yafungwa. Yego yakoze amakosa kandi ni nabyo, ariko icyatangaje abantu n'ukuntu uyu The Ben yasabwe imbabazi mbere z'igihe akanga kuzitanga, ariko mu gihe cyo gutegura igitaramo cyiwe, kandi uyu Fata ku Mavuta n'ubundi byararangiye ari muri gereza yarakatiwe, aravuga ati yaramubabariye, amuha imbabazi kuri social media, ndetse avuga yuko rwose akeneye kongera kumubona aza mu buzima busanzwe. Gusa icyari kiriho nuko uyu Fata ku Mavuta yari yavuze yuko rwose bamubabarira ibintu bya social media by'itangazamakuru, akanabivamo akaba yajya kwirerera abana bisanzwe, ndetse ibyo kuba yakomeza kuba yakora inkuru zijyanye no kuba yaharasinga abantu agomba guhita abireka. Ibyo ngibyo rero mu gutungura abantu nuko byabaye mu gitaramo, igihe igitaramo cya The Ben cyari gishyushye, nibwo yavuze ngo ababariye Fata ku Mavuta. Ngayo nguko rero, kora subscribe wowe utari wayikora.